numukobwa afite fiance uba hanze ntago aba mu Rwanda ariko yambwiye ati Debbie uyu mufiance twahuye online kuri Instagram 2 years ago 2022 niho twahuye 2022 niho bahuye bamaze guhura umuhungu n'umuhungu mwiza uba hanze umuhungu amutamo igiceri yamutamo umva amwitaho amuha care zose zishoboka arangije umukobwa nanjye natangira gukunda uyu muhungu atangiye gukunda uyu muhungu ariko kaba nyine arabizi Kigali nawe Kigali murayizi you can't have one boyfriend biragoye cyane kereka umukobwa nkanjye twitonde niko tugira aba boyfriend umwe ibintu nk'ibyo ngibyo arangije atangiye gukundana n'umuhungu wundi ariko niko kundi bibiri aho ngaho byambwiye ngo bahuriye muri bahuriye sinzano ngo bahuriye nabyibagiwe abantu bahuriye batangira gukundana bakabaganira batangira gukundana umutipe batangira kujya bagira ute bajigijigizanya batangira kujya bajigijizanya rero wa musheri we akajya aramubwira rero shira ahantu ntabwo ari heza ndashaka gukodeshereza inzu ukava aho hantu ukajya mu yindi nzu abavuyemo wa mutipe abonye ahantu bamukobwa yimukiye ati se shira wagize tukabana gake tukaba turi kubana uyu munsi ejo ngataha ibintu nk'ibyo ngibyo umuhungu arakubwira avuga ati se as long as this guy is not going to be here when my man comes yeah uko bavuganaga umutipe nyine umukobwa aravuga ati sasa ati nta kibazo zose tubane as long as my boyfriend really ntabwo yenda kuza vuba kandi naza you have to leave you know umuhungu araza batangira kubana umuhungu aza kumenya yuko wamukobwa nyine afite umutipe w'umusponsoringa money and everything umwana w'umuhungu nyine bakomeza kubana aho ngaho mu nzu umukobwa akavuga ati umuhungu akavuga ati ndashaka iki umukobwa akagiprovidinga imyenda everything like the guy was providing for every fucking thing arangije bakomeza gutyo nyine ejo bundi rero mu kwa 12 umwaka ushize boyfriend araza uyu mutipe arangije abwira umukobwa aramubwira sasa you have to go kubera ko my boyfriend is coming wowe urafata ibintu byawe ubugiye nasubirayo uzahita ugaruka tubane nta kibazo the boyfriend araza urumva amaze kuza batangira nyine kubana mu nzu ariko uyu mukobwa akajya yibeta akajya kureba the other boyfriend kaka boyfriend ka mu Rwanda nyine ko kamubwiraga if you don't come I'll come there you have to come and see me I'm your man what umukobwa akagenda so the problem now is this girl one boyfriend we w'umugore wo hanze yaragiye urumva amaze kugenda ubu wa mundi wundaragaruka ejo bundi raza kumenya ko atwite kandi imihango yaherukaga yari yo mu kwa 11 urumva arangije abaze asanga the boyfriend wo hanze ni wamutenda ngo niko yabibaze ngo arabaze arebye nyine igihe shobora ko arasamiye asanga the boyfriend wo hanze niwe shobora ko papa w'umwana the boyfriend wo mu Rwanda ati uri umusazi ati cyemeza se ko ari papa w'umwana ni iki that's my god that's my child urumva umukobwa ati byo byabaye induru nabaza aho mungira ati nabibwiye boyfriend wo hanze ko yasize nenda ati yarishimye cyane ngarashaka kuza mu kwa 4 tugakora ubukwe uyu wo mu Rwanda nati you are joking that's my child urumva noneho umukobwa yavuze ati umutipe wo mu Rwanda nubwo yasaze ngashaka umwana ngari we arabizi neza ko adashaka sponsoring no mwana nta mafaranga agira n'imyenda n'injye uyigura inzu tubamo ni the boyfriend hanze uyishyura so my boyfriend want to come and ask for us to get married sinibaza ukuntu uyu muhungu ashaka kungira ni iki nakora uyu muhungu akandika yarambwiye ati nibagiye kubabwira banajye abahungu muri masurubu arayije yarambwiye ngo niba ashaka ngo kwamureka ngo ntagiye n'umuntu uzabimenya kuko ngo baryamanaga ngo azabwira umutipe ngo amuhereze ibihumbi 7,000 by'amapaundi ngo kugira ngo atangire business ye ngo ashaka gukora hano mu Rwanda uko kavuze ngo aramutatse uyu muhungu kamuga kare business ashaka gukora ngo yamuhereza ngo ariko nanone ngo ntagashaka nyine gusatisfying this guy who want to blackmail him so ari kubagisha inama ni kimwagiye mugize mugiye n'umwana w'umukobwa inama mugira ikintu yakora kugira uyu muhungu wo mu Rwanda amureke I'm not going to judge cyangwa naruko ndibuze kugira inama cyangwa ngo mubwenge ibicyo kintu navuga girls choose one person kuko do you know this horniness horny things being horny
you will be horny all the time. So be wise. Murakoze. Ese ubundi mugani reka ne kwivuga ubugushitse. Anyway, muzamugira undi mwana nama mubwira ikintu yakora. Ndaza ko kutakunda gatiri mugoroba. Murakoze. Zamba kubita 2 ebyiri ku munsi. Thank you so much. I love you.